Igitondo cyiza kuri mwe mwese mukurikirana Kigali One ndetse n'abakunzi ba Rayon Sports muri rusange, ndabasuhuje kandi mbifurije ikaze, mbifurije amahirwe n'imigisha mu byo mukora byose. Ekipe ya Rayon Sports iri muri transferi ziremereye cyane, ariko mbere y'uko twinjira mu matransferi hari amakuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga. Captain Muhire Kevin warasoje amasezerano muri ikipe ya Rayon Sports, ndetse ikipe ya Rayon Sports ikaba imufata nk'umwana wayo. Mu minsi yashize hari amagambo aremereye cyane yavuze, amagambo ateye ubwoba, ndetse bituma bamwe mu bakunzi ba Rayon Sports bamureba igitsure, bamureba nabi rwose. Yaje gusaba imbabazi abakunzi ba Rayon Sports ndetse n'ubuyobozi bwa Rayon Sports, ndetse kandi abashimira ibihe byiza babanyemo ubwo yabaga muri iyi kipe ya Rayon Sports. Andi makuru kandi nuko uyu Muhire Kevin muzi ko agiye kwerekeza mu kipe yo muri Sudani ya El Merreikh, ariko iyi kipe ya Rayon Sports ibinyamakuru byo mu gihugu cya Sudani ikomeje kumuvugaho amakuru atari meza ku bintu bya indiscipline. Rwose ni ibintu bimeze nabi ku buryo bishobora gutuma uyu musore Muhire Kevin ataza kwerekeza muri ikipe ya El Merreikh yo mu gihugu cya Sudani kubera ikibazo cya discipline, kuko ni ikibazo gikomeje gutuma abakinnyi benshi batabona amakipe yo hanze, kubera ko ibintu bya discipline rwose biba biciriritse. Amakuru rero akomeje kandi gucaracara nuko uyu Muhire Kevin rwose ashobora kuguma hano mu gihugu cy'u Rwanda nabihindutse, kuko ikipe ya El Merreikh nyuma yo kumva ko ibintu bya discipline rwose atagenda abigiramo atabihereza agaciro, akunda gusuzugura, ndetse agira n'ibintu by'amagambo ku bintu atashobora kuba yakwihanganira ibibazo byaba bibaye. Uyu Muhire Kevin rwose ni ibintu byinshi cyane agenda avugwaho n'ibinyamakuru byo mu gihugu cya Sudani. Reka twinjire rero mu matransferi ikipe ya Rayon Sports ikomeje gukora. Ikipe ya Rayon Sports rwose iri gushakisha abakinnyi beza, abakinnyi b'umwaka, kuko iyi kipe irifuza kubaka ikipe imeze neza, ikipe itwara ibikombe. Ikipe rero iri gushakisha umutoto wa Uganda bakunze kwita Nicolas Mwembi. Uyu nguyu rwose akaba ari gushakishwa n'ikipe ya Rayon Sports, ndetse ibiganiro bigeze kure cyane rwose, 90% uri kumva ko rero ibiganiro byenda gusoza, kandi uyu musore nawe asiga ateretseho amasezerano. Mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sports yasinyishije uwa mbere rwose ubu ngubu nta gihindutse, yarangije kwinjira muri ekipe ya Rayon Sports bakunze kwita Tansere Musonge, uturuka mu gihugu cya Kongo, ni mutoto wa Kongomani kabisa hariya Kinshasa. Uyu nguyu nawe akaba azaba umwe mu bakunzi ba Rayon Sports, ndetse kandi haba ubuyobozi ndetse n'abafana muri rusange, ndakeka ko tuzamukunda kuko ni umuhanga cyane mu bintu bijyanye n'umupira. Andi makuru kandi ntabwo ari uyu araba gusa, ikipe ya Rayon Sports ishaka iri gushakisha rero n'undi nawe ibiganiro bigeze kure, bakunze kwita Prince. Umusore rwose barimo bamushakisha, nawe amasezerano ye rwose araza kuba yayaterekaho, nawe akinjira mu kipe ya Murera, akaba umwe mu bakunzi ba Rayon Sports. Turasa kandi kwinjira mu bakinnyi basigaye, se byifashe bite hirya no hino mu buyobozi bwa Rayon Sports? Ese perezida wa Rayon Sports umaze iminsi atari kugaragara, ese aherereye? Dore ko mu matransferi ari kuvuga rwose ntabwo uyu
umuperezida wa association akomeje kugaragara. Ni byinshi rero tugufitiye gatanu kuri gatanu. Wibuka kudushigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo utaja ucikanwa n'amakuru y'imikino tugenda tugutegurira umunsi ku munsi mu kipe ya Rayon Sport. Wari usanzwe ari kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport umaze igihe kinini rwose muri ikipe, akaba yarabaye n'umwana w'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ikaba imufata nk'umuntu umunyacubahiro ndetse ikamutetesha ikanamutonesha kurusha abandi bakinyi bose. Muhire Kevin mu minsi yashize ubwo igikombe cya shampiyona ikipe ya APR FC yacegukanaga, uyu mukinyi kapiteni yavuze amagambo akomeye cyane, ndetse ayo magambo aza gutuma umuntu wese w'umureyo amwanga urunuka, kuko babonaga ko umusaruro n'ahantu utigeze mbese ubwo navuga ngo n'ahantu umusaruro waba warabuze kubera ko abayobozi baba barabigizemo uruhare. Muhire Kevin rero yavuze ko ikipe ya Rayon Sport ngo yabatereranye ku mukino wahuzaga ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Bugesera ubwo bawutsindwaga. Ibi ngibi rero byatumye iyi kipe ya Rayon Sport rwose itakaza amanota, ariko mu makuru yamenyekanye nuko uyu kapiteni Muhire Kevin yavuze amagambo akomeye, avuga yuko ubuyobozi bwabatereranye bukabahereza akato, bigatuma rwose n'abakinnyi nabo biheba, bavuga ko igikombe cyagiye, bigatuma nabo bakina nta bushake bafite. Ariko nyamara wibuke ko ikipe ya APR FC imikino yari isigaje yari imikino mikeya cyane, kandi ko kuba hagati yabo n'amanota yari ahagije yari arimo, ku buryo iyi kipe ya Rayon Sport byari kuyifasha kuba yakwegukana igikombe, kuko inota rimwe bagendaga barushanwaho, cyangwa se ikipe imwe ikarusha indi, ukumva ko rero ntabwo ibyo bintu byari bihagije ku buryo byari gutuma ikipe ya Rayon Sport yegukana igikombe, kuko iyo byibuze haza kubayemo amanota atanu, ibyo ngibyo byari byatuma iyi kipe ya Rayon Sport igira icyo bikora. Uyu Muhire Kevin rero nyuma yo kumenya ko yababaje abakunzi ba Rayon Sport benshi cyane, akababaza ubuyobozi bwa Rayon Sport, ndetse kuba amasezerano ye yarasoje, uyu nk'umuntu kapiteni wa Rayon Sport wari waritwaye neza, nubwo ibintu bya discipline nabyo biba bitameze neza. Uyu Muhire Kevin rwose baba baramwongeje amasezerano nk'uko uwo bakunze kwita Abedi Christopher Beramahire bamwongeje, dore ko iyo uyu mukinnyi yabaga ari kumwe n'umusore wacu Faringanye ukomeje kuba mu buribwe bw'imvune, ibintu byabaga bimeze neza, dore ko baherezanyaga, tukizera ko igitego kiraza kwinjira mu izamu, ariko kubera ko uyu Muhire Kevin rero yavuze ibyo bintu bigatuma yangiriza iminsi yarazamara muri ikipe ya Rayon Sport, bagahitamo gufata icyemezo cyo kumwirukana burundu muri ikipe ya Rayon Sport, nubwo amasezerano ye yari ayasoje, ariko ikipe ya Rayon Sport yari iramwongeza andi masezerano. Transferi rero uko byifashe, uyu Muhire Kevin bikomeje kuvuga ko ashobora kwerekeza mu kipe ya El Merreikh ituruka hariya mu gihugu cya Sudani. Iyi kipe rero yaramuganirije baganira byinshi, ariko nyamara ibitangazamakuru by'iyo mu gihugu cya Sudani uyu musore ashobora kwerekezamo bikomeje gutangaza ko ari umuntu rwose ufite indisipurine, ntabwo ibintu rwose bya indisipurine bimeze neza, akaba ariyo mpamvu rero ashobora kuterekeza muri iyi kipe ya
Elimeleki kuko n'ubuyobozi bwa Elimeleki bukomeje kumusiganira buvuga ko nimba koko mu gihugu cyabo yarabananiye ni gute ashobora kuba yagera iwabo akaba yahindura imico ku buryo ibintu by'utugambo bya indisipurine bitakongera kuba byamugaragaraho nk'uko byagiye bimugaragaraho hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ikipe y'igihugu. Nguko rero uko byifashe kuri Muhire Kevin, katwinjiye mu mataransiferi y'ikipe ya Rayon Sport iri gukora ubu ngubu rwose ibintu byifashe neza muri ikipe ya Rayon Sport ikomeje guhumura ndetse hakomeje gukorwa transferi ziremereye cyane, iyi kipe iri kumanura ibikoko rutura. Uwa mbere rero warangije gusinya niwo bakunze kwita Musonge Tansire, mutoto wa Mukongomani Kinshasa. Rwose uyu musore akaba yateretseho amasezerano y'imyaka 2 ndetse bakaba baramuguze miliyoni 14 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo asinyire iyi kipe ya Rayon Sport. Ibiganiro byo byararangiye kabisa, yasize asinye imbanziza amasezerano, ubu ngubu rwose tayari no guhita aterekaho sinya ubundi nawe akinjira mu muryango mugari wa Rayon Sport. Ndetse kandi ikipe ntabwo ari abo gusa yasinyishije ndetse n'abandi nabo ibiganiro rwose biri kugenda neza 5-5, aho bo bakunze kwita Nicolas Mwembi. Rwose uyu musore nawe ibiganiro bigeze kure, dadiro yabaye dane kabisa, kuko nimba amahirwe ageze kuri 90%, ukumva ko 10 rero kabisa nibyo guterekaho sinya ubundi nawe akaba yakwinjira muri ikipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu ni mutoto wa Uganda kabisa, akaba rwose nawe agiye kwinjira muri uyu muryango mugari w'abakunzi ba Rayon Sport, mu kipe ikomeye cyane, mu kipe iremereye, mu kipe ya kabiri yo mu gihugu cy'u Rwanda. Si uwo gusa rero ikipe ikomeje rwose gushakisha abakinnyi b'ibikoko, abakinnyi baremereye, abakinnyi baryoshye bameze neza kabisa, ubona ko bafite tara. Ariko iyi kipe ntabwo izamanura bano bakinnye mu gihugu cy'u Rwanda gusa, ahubwo no hanze naho iraza kumanurayo igikoko rutura, cya gikoko kirenze mbese gikomeye ku buryo byibuze azaba anganya ubushobozi na Faringanye. Urabizi ko Faringanye ni umukinnyi ukomeye cyane mu kipe ya Murera, niwe rero nawe bifuza ko uwo bazana yaba ari ku rwego rw'uyo Faringanye, bigatuma rero iyi kipe ibasha gukora ibikomeye, ibasha gukora ibintu byiza cyane. Maze iminsi rero mutumva umusore wacu perezida wa association Bwana Twagirayezu Tadeo, maze iminsi rero ari mu kuvuza umwana we, yamaze iminsi rwose arwaye hariya i Kigali. Gusa amakuru dukomeje kumenya nuko umwana akomeje koroherwa, ariko mu minsi mikeya araba yakize, ndetse kandi nawe araza afatanye n'abandi mu gushaka intwaro rutura. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe, ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo utajucikanwa n'amakuru y'imikino tugenda tubategurira.